Ese wari ubizi? Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS uretse gusohora icyegeranyo ugaragaza ko abantu babarirwa hagati ya miliyoni 6.7 na miliyoni 7 bapfa buri mwaka bazize umwanda wo mu ngo no hanze. Ubwo rero muri Ese wari ubizi ya none tugiye kureba ingaruka z'imyuka ihumanya ikirere ku buzima bwacu. Kuri ubu isi yose ihangayikishijwe n'ingaruka ziterwa cyangwa zizaterwa n'imyuka ihumanya ikirere igenda yiyongera uko bwije n'uko bukeye. Nyamara twiyibagiza ko uko guhumana kw'ikirere ari twe n'ibikorwa byacu dutuma bibaho. Imyuka ihumanya ikirere iterwa ahanini kuri ubu n'ubwiyongere bw'inganda ndetse n'ibinyabiziga. Imyuka ituruka mu nganda, imyotsi iterwa no gutwika amashyamba, imyuka iva mu binyabiziga biri kugenda, ibyo byose birazamuka bikagera mu kirere aho bitera impinduka nyinshi. None se ni izihe mpinduka ziterwa n'iyo myuka izamuka ijya mu kirere? Impinduka ya mbere ni ukwangirika kw'akayunguruzo k'imirasire y'izuba kazwi nka ozone. Naho impinduka ya kabiri ni ukwiyongera k'umwuka wa carbon dioxide mu kirere, ibyo bigatera kugabanuka kwa oxygen. Naho indi mpinduka ya gatatu ni ukwiyongera k'umwuka w'uburozi witwa carbon dioxide, nawo uriyongera kandi n'uburozi ku muntu. Nanone habaho kuzamuka k'umwuka witwa nitric oxide, ikaba iri mu kigero cyo hejuru cyane. Uwarebye byose ko iyi myuka igenda yongera mu kirere niko tugenda duhura n'ibibazo. Ibi hamwe n'ibindi tutarondoye hano nibyo bigira ingaruka ku kiremwa muntu no ku byaremwe muri rusange. None se kuba ikirere cyacu gihungabana bigira izihe ngaruka? Ingaruka ya mbere iterwa no kuba imyuka mibi ikomeza kwirundanya mu kirere dutuyemo ni ibibazo ku mutima n'ibihaha. Ingaruka z'imyuka ihumanya ikirere zirahangayikishije cyane. Iyi myuka itera ibibazo mu guhumeka, bityo indwara zinyuranye z'ibihaha n'umutima zikiyongera. Kanseri nazo zikaziraho, yaba kanseri y'uruhu, kanseri y'ibihaha n'izindi zinyuranye. By'umwihariko abana bavukira ahantu hakabije kuba umwuka uhumanye bakunze kurwara umusonga na asima. Naho ingaruka ya kabiri iterwa no kuba imyuka ikomeza kwirundanya mu kirere kandi mibi ni ubushyuhe budasanzwe. Iyi ni ingaruka cyane ihangayikishije yose kuko mu ndimi z'amahanga byita global warming. Uko ubushyuhe bwiyongera ku isi bigira ingaruka ku mazi yo mu nyanja, kuko ahahoze hari barafu zirashonga bigatuma amazi yageraga aharenga, bityo bigatuma amazi y'inyanja azamuka bigatuma hatera umwuzure. Naho ingaruka ya gatatu iterwa n'uko imyuka ikomeza kwiyongera mu kirere kandi itari myiza ni uko hagwa imvura irimo acid, mu rurimi rw'amahanga tukunze kwita acid rain. Imyuka mibi nka nitric oxide na sulfurous oxide igenda yiyongera mu kirere uko ibintu bitwitswe, haba mu nganda, gutwika ibishingwe n'ibisigazwa by'inyamaswa. Ibi byose bituma mu kirere hajya imyuka yangiza, imvura yagwa ikamanukana n'ibice bya ya myuka itari myiza. Ibyo bigira ingaruka ku binyabuzima bisanze ku butaka ndetse n'abantu muri rusange. Indi ngaruka ya kane nicyo twise eutrophication. Iyo umwuka wa azote ubaye mwinshi mu myuka ihumanya ikirere ukagera mu mazi, mu nyanja, birivanga nuko bikabyara ibimera byo mu mazi bizwi nka algae, ibyo byitwa electrification. Ibi bihita bigira ingaruka ku mafi n'ibindi biremwa byose biba mu nyanja. Bityo izo algae z'icyatsi kibisi zikunze kuboneka mu biyaga zigenda ziyongera, kandi ibyo byose biteza ingaruka ku binyabuzima byari bisanzwe biri muri ayo mazi, kuko amazi amwe aranarengerwa. Naho ingaruka ya gatanu iterwa no kuba imyuka itari myiza ikomeje kwiyongera mu kirere cyacu ni ukwangirika kwa ozone. Nk'uko twabibonye haruguru, ozone ni nk'akayunguruzo katurinda imirasire mibi y'izuba izwi nka ultraviolet
cyangwa se imyuka yangiza cyangwa se imirasire yangiza iva ku zuba. Ubwo rero imyuka mibi yangiza aka kayunguruzo izwi cyane ni yayindi twabonye haruguru. Uko karushaho kwangirika niko imirasire igenda yiyongera ku isi, ikaba itera ibibazo byinshi ku ruhu, haba ku bantu ndetse bikanagira ingaruka ku bimera. None ko tubonye hari ibibazo byinshi biterwa no kwiyongera kw'imyuka itari myiza mu kirere cyacu, twakora iki ngo tugabanye ibyo byago bitugeraho? Mureke mu kanya dukomeze tureba uko twakemura iki kibazo cyo kwiyongera kw'imyuka mu kirere. Nubwo tubivuze mu magambo atari menshi, nyamara guhungabana kw'ikirere bifite ingaruka kandi zizakomeza kwiyongera nihatagira igikorwa ngo imyuka ihumanya ikirere igabanuke. Noneho reka turebere hamwe uko ibyo twakora ngo duhangane n'iki kibazo. Ikintu cya mbere twakora ni ugukoresha itwara rusange. Kuri ubu imodoka bwite ziri kugenda ziyongera, ndetse no guteza ikibazo cyo kuba nyinshi mu muhanda binongera imyuka ijya mu kirere kandi imyuka aba ari mibi. Nyamara abantu baramutse bakoresheje itwara rusange, mwaba mujya mu cyerekezo kimwe, byaba ari byiza cyane kuko imodoka zagabanuka, mbese n'imyotsi zisohora nayo ikagabanuka. Ubwo rero turamutse dukoresheje uburyo, hari amahirwe menshi yo kugabanuka kw'imyuka yangiza ijya mu kirere. Ikindi twakora ni ugukoresha uburyo butarekura imyuka mu kirere. Kuri ubu hari uburyo bwinshi bwakoreshwa nyamara butaritabirwa n'abantu benshi. Imirasire y'izuba itanga amashanyarazi ava mu muyaga, byose birekura ingufu zingana kandi zikenewe kugira ngo tubukoreshe. Gusa mu Rwanda rwacu ibyo buryo bwaratangiye bwo gukoresha imirasire, nko batwara za moto mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zimwe na zimwe hari ubu buryo. Ubwo ibi bintu bigabanya imyotsi mibi izamuka ijya mu kirere. Noneho ikindi twakora ni ukudatwika, ahubwo tukongera ibindi bintu twakoresha bidatwikwa. Ikindi twakora ni uguhanga udushya. Kuri ubu abahanga bari bakwiye kureba uburyo bwo gutwara ibinyabiziga hadakenewe lisasi cyangwa mazutu. Hashobora no gukoreshwa imirasire y'izuba mu gutwara ibinyabiziga. Nk'uko mubireba kuri iyi foto, murabona ko ari imodoka ikoresha imirasire y'izuba. Bamwe mutuye mu mujyi wa Kigali muzi n'amamoto akoresha ubwo buryo. Ibi byose tubikoresheje byatuma tugabanya ibyago byinshi bikomeje guterwa n'izamuka y'imyuka mibi yangiza ikirere dutuyemo, bikagira n'ingaruka ku buzima bw'abantu, dore ko twabonye ko bishobora gutera na kanseri, haba iy'uruhu ndetse n'ibihaha ndetse n'ibindi bimera by'ibinyabuzima biri hano ku isi. Kuri ni mucyo dukore buno buryo hanyuma tugabanye ibyago byo kwangirika, dore ko isi ikomeje guhura n'ikibazo cy'ubushyuhe bwinshi bitewe n'imyuka mibi ikomeje kuzamuka kandi yangiza. Ubwo rero naho ubutaha mu kiganiro ese wari ubizi, cyo nabasaba ni gukora subscribe, share, comment, mukambwira ibindi bintu twavugaho kugira ngo turusheho kunguka ubumenyi. Ciao ciao.